Patrick. Ego, bite mukobwa? Sawa, umeze ute? Sawa. Amakuru sawa. Nasaze ndi ku meza ndi gufata breakfast. Ego. Ariko se wowe ntago ubona n'ubunini bwawe wagiga. Oya nzajya ninywera n'ubundi sine ntoya shiri. Nta muntu wishwe no kurya. Okay, umeze ute? Meze neza. Amakuru se Ndaho. Okay, ngari ndimo ntembera ndavuga nti reka muceho musuhuze ariko nanje no kukubaza ibya nimero wampaye. Zira nimero wampaye bizicamo urumva ira nimero ntibaho mbanzira nimero itabaho pe ma nimero yindi nzima nziza imeze neza. Ni nako ntabwo naziguhaye. Nyine zire wampaye ntabwo zicamo. Niba waragize uburangare ntabwo ma Patrick oya ntabwo nabona umwanya kuri kwangwa nimero. Naraziguhaye niba wararangaye ukazibura nakundi nyine hombere. Ego mana yanjye ariko se wajure ko ibintu nk'ibyo ngibyo. Ego ko ma nimero bigutwaye iki? Umva ese ubundi urashaka nimero z'umuzungu. Okay. Ikaraga ndebe ko yakwemera. Ikarage? Reka ndebe ko yakwemera. Ushaka kureba taye yawe. Reba. Urabona atanyemera. Ndeba neza. Ewe, gaceraho. Umva ntabwo yakwemera. Ko iki atanyemera? Abazungu ntabwo bakunda tayingana gutyo cyane. Akwajure ko akunda umukobwa usumoro uteye neza. Reba ukuntu uteye, reba iyo taye ufite. Ntabwo yakwemera. Urabyibushye cyane ufite amaguru manini, abazungu ntabwo bakunda taye byibushye. Bakunda taye ntoya. Hanyuma se ujya wawe ko yarakwemeye. Yaranyemeye ko asa nabo. Ntabwo asa nabi. Bikunda wamugora ibintu byawe byose ntagukurura wishyira. Ntabwo ukurura nishyira sheri. Abazungu aritaye bemera nataye batakwemera. Nise wamaye nimero yawe. Taye imeze akazanyiyengira. Oya. Taye imeze nk'umuntu urya bagaburira nk'uruhinja. Uruhinja rwo rubyibuha cyane. Nawe bigaragara ko urya buri kanya. Ntabwo umuzungu yakwemerera taye. Ewa, ntabwo bugiye. Ntabwo yakwemera sheri. Genda banze ujye muri siporo ugabanye ibiro. Hanyuma uze nguhe umuzungu akujyane. Bibi reba taye yanjye. Nakubwiye ati nzenguruka ngero neza. Ubu urabona tungana ngera. Bireka ubwo nishyari. Reka nkoreke sheri ite gupfa. Ibyo nta nubwo twabita. Sheri igendere wada. Nukuri. Ntacyo ibyo tubireka. Baje. Sawa rero ubwo turi kumwe. Sawa. Oui. Allô? Oui. Amakuru. Okay. Mpamvu tatumenya ni Patrick. Mwahuye cyagiye wa munsi nyine mwahoraga mu muhanda. Mwakuzanye ibitugu cyagiye mbese sinzi mbo byibuka. Yego ni njyewe. Meze neza se? Meze neza. Okay. Watinze kuhamagara se meze gute? Nyine najya muhamagare mubaze uko umeze gusa wa munsi duhura bwa mbere naragukunze cyane pe naragukunze mbese sinzi ko nabikubwira gusa nyine najya mbikubwire ko nagukunze kandi cyane pe kuko ubitekereza nuko yugo nifuza ko wazanansura mbese ukaza mu rugo kabisa nta kibazo nuko ndabyifuza kandi nubikora uzaba bikoze pe ko ndabyifuza twahuye umunsi wa mbere nshaka kuzabura umunsi wa kabiri uje mu rugo yego nta kibazo narebe kandi urakoze kubyumva sawa yego nta kibazo bye uriya tuzabonana na nyine waje kundeba nta kibazo sawa amakuru ni meza turashima Imana cyane naragiye umujyi uramperana ariko sinabibagiwe pe ntabwo nabibagiwe simbanga mba mbatekereza nuko nyine akazi ko mu mujyi nanjye kaba kamperanye nkabo konza kubareba pe urakoze kudusura nyine tubimuze none se Alex ariye ko ntari kumubona Alex yagiye mu mujyi gushaka akazi iki akura mungu yabaye ati aratinyuka gusiga mu nzu ya wenyine aragenda agagiye mu mujyi gushaka akazi cyo ntago ari ikibazo nyine yagiye gushaka ubuzima asaba ngo se kwari bamera ubu ngubu wahangaha wenyine ihangane nta kundi none se amakuru ya wa mutipe Patrick ameze neza kunde na
biraryoshye muracyakundana bimeze neza yego kumwana umva rero mubwira ikintu nshaka uriya muhungu mugomba gukundana icyo byagusaba icyo ari cyo cyose mugomba gukomeza mukagira ute mugakundana nta nyine tubirimo neza pe nta kintu kibura tubirimo uriya muhungu afite amafaranga iwabo bafite amafaranga mugomba gukundana icyo byagusaba icyo ari cyo cyose ariko ndashaka mukundane turakundana nyine ndashaka mukundane ukomeze mbese umwiteho umwereke ko umwitayeho umwereke ko umukunze ukomeze nawe ntabwo uri umwana nyine turakundana ntabwo uzi urumva nakora iki nyine turakundana pe nta bindi birenze ibyo ngibyo ndamukunda kandi nawe arankunda nyine wowe ukomeze umwereke urukundo mukomeze mukundane ukomeze umwiteho sinshaka ko mutandukana ndashaka ngo ukomeze umukunde ubundi ngewe gahunda zose zindi ni izanjye ninde uguhamagaye mbona wishimye umeze neza mukunda gukunda kandi si bwa mbere kubibwira mwana kubwira ko ngukunda nanjye ndagukumbuye pe igusha hari umuntu woroheje kunsura nyine turi kuganira ariko nta kibazo okay umuntu wari gusura okay nta kibazo ese wow ndagutegereje gusa urakoze arakubye ibyo ni byo nshaka mukundane ukomeze umwereke urukundo mukomeze mukundane wowe ibindi bintu byose bindekere ugomba kujya wumvira ibintu nkubwira ugomba gukundana n'uriya mutipe nakubwiye ngo icyo byagusaba icyo ari cyo cyose mugomba gukundana none se ko ejo azaza kundeba ejo azaza nibyo nshaka nta kintu nshaka kibatandukanye wowe komeza umukunde nzakwereka izindi gahunda ariko ikibazo ufite ni ikihe nubwo bigizeho ikibazo wowe komeza umukunde umwiteho umwereke urukundo ibindi byose wowe bindekere nta kibazo rero reka nkubwire sibyo nanjye nari mvuze ngo nze mbarebe baganize ndebe uko bimeze ariko ntacyo ntabwo ndi bugende uyu munsi n'abandi hano tube turi kumwe reka mpaguruke nkuremo n'iyi myenda nanjye nduhukeho gakeya nari nananiwe ariko gahunda tuvuganye uyibuke ugomba kumwitaho sawa rero ubwo reka njye kuruhuka genda uruhuke muri iyo myenda mana yanjye we mva ahantu harashyushye pe ashyuye bumeze nabi ubwo wavanye Kigali uzanye hano se ngo ariko wowe wabaye wowe agasuzuguro kawe nako kuva kera ukiri n'umwana yewe shyuye buranye burakwisha nyine babajya rumva rero mubwira nijoro nashatse kukubwira ngo tuganire mu ruko mbikubwira tuganire iki se kandi uriya muhungu ngo ni Patrick muri gukundana ndagira ngo uramenye utamukunda urukundo rwa nyarwo urumva uriya muhungu baba baraduhemukiye nyina yatumazeho imitungo nyina yaraje afata umusaza wanjye amumaraho imitungo yose nyina niwe wabashyize muri buno buzima niwe washe papa wacu cyane rwose urumva nyina ni umugome nyina ni umurozi nyina ni umutindi ni sekibi urumva niyo mpamvu rero mvamubwira mwana wanjye ugomba kumva ibintu byose nkubwira ukagira inyungu senge uriya muhungu ugomba kumubeshya kumukunda kandi nta rukundo ruhari ukamurya kugeza ubwo tuzivanaho imitungo yacu tukayigarurira ibintu byose bafite nkabigarura nkongera nkabizana mu kiganza cyanjye kuko byose ni imitungo ya musaza wanjye bikongera bikaba ibyanjye ni imitungo ya musaza wanjye ubwo rero wowe icyo musabye ugomba gukunda uriya muhungu uko byagenda kose mugakundana urumva urukundo mbarika ibyo ari kukubwira cyangwa ushaka kunanira n'abarozi ushaka kunanira oya ushaka kunanira ushaka gusuzugura nyagosenge ariko kamubaze kubaza none se ubwo yishe papa wacu atwara imitungo gute ibyo ngibyo byihorera wa mwana we ni inkuru ndende urumva nzaba mbikubwira urumva ariko ugomba kunyumvira mwana wanjye ndakumva urumva dore nyagosenge ugomba kunyumvira ariko mureke biriya byose afite tuzabigarura mu ntoki zacu ahinduka umutira ahinduka umusabirizi ugomba rero ko uriya muhungu kumukunda
kugeza ubwo tuzagera kuri nyina umutungo wacu twanabigarura nibyo nkubwiye kandi ubishyire mu mutwe wawe wivunika ntabyumvise kuko amatwi yanjye ntabwo arimo ibiti ugomba kunyumvira ntabyumvise tuzajya mu rukundo rwa nyarwo dore ndakuzi urumwasamura aho ngaho sinzi ibyawe nizere ko ubyumvisha ntuzabona harimo ibiti ntabyumvise sawa reka nigendere nkwihorere njye kwiryamira ubwo ubitekereze genda uryame nyine sawa igiti ikibazo cyawe kizi kumbwira ngo ntabwo uzaza ni ikihe kibazo itike oya itike nta kibazo itike ndaje nyikoherereze nonaha sibyo yego oya itike yo kaza nyikohereze nta kibazo sheri kuko nusimba twarapanze kuzabona na urumva rero ya ugomba kuza byanga byakunda itike ntabwo ari ikibazo reka nyikohereze nta kibazo sheri sibyo yego kanyikohereze nta bibi sana nawe ko ndeba wahiye bimeze bite wagahire mu nzu wanjye nahiye nahiye wahiye mu cyotori kabisa nahiye wanda atari gusa ariko nahiye heza gasa ntabwo ubona ko wahiye so wagendwe n'iki hano ibintu byose wisize kareka ntisiga uje gukora iki hano ntabwo uzi ikisanzwe cy'ingenzi hano nta mifupa dufite se ni iki kikugenza gusa urabona nta kintu aza kwakora uri umusekirite wawe ewe ni ngombwa tubona ngo mbaze icyo kwakora ningera i Kigali nzakubwira cyangwa ntabwo uzi ikiba kinzi uretse gato ntabwo uzi ikiba kinzi kubwira njyewe niko wowe kandi utuye turuka urakora icyo ahangaha ushinzwe kumenya se wamumbariza ikintu aje gukora hano ushinzwe kumenya icyo ndi gukora hano urakora icyaha ntabwo ushinzwe gukina n'udupantaro n'udukweto ni yebwire wowe udusatsi ndakuza turacyavugana udupantaro udukweto twa feke tw'amafoto urakora icyaha nakubwiye ngo ntabwo ushinzwe kumenya icyo cyo muri runo rugo sinshirwa no kukimenya reka nze nkikwereke muri icyo ndicyo kanze nkwibwire cyaha wa mwanda we muri puberi tuzongera kukubona uzunguza ugaruka ahangaha uzamba ugaruka muri uru rugo wa mwanda utuntu twose tubonetse niko nawe mbwiye kariya k'udusatsi dutatu kari kari ahangaha n'ikantu k'ikarabasi cy'ahangaha nawe urabaza ahangaha hari imifuka ihari ntabwiye ngo nibwo we nawe uraje urafashe nagaruka ahangaha uzambwire nzamwereka aho agomba kujya inzererezi ubundi bazijyana nyine mu nzererezi nta nzererezi igomba kubarizwa ahangaha nanjye nawe mubwiye kabisa karase n'ikamyo bakikaba kari akabazi ngo kantere ngo kaje gutereta karitsiye yose kanyangirije umunsi acha telefone yawe reka ningere nijoro acha njyana ifuze nyine nunisi ndaje kwitegura nyine ndamutegereje nirasanga usa neza ariko se agapateri kambaje wakwema ibyo bikanzu nta kantu ufite keza wakambara nyine ngo asange usirimutse umeze neza ntabwo ntagize sheri wanjye ndamutegereje nuzi sheri wanjye yamundiye imyenda cyaro ntikizabavamo pe ntabwo ugiye ntacyo bw'umutyo byose n'umugeni ntahaye muraho pati ntaho kugenda se ego ntubona se ko ngiye guhaha umeze neza meze neza amakuru si sawa ko wari ugiye ngiye guhaha ntubona se nari ngusuye none ngo uragiye ego sha ntabwo mpari ngiye guhaha
natinze guteka umeze neza ariko shamba nta kibazo ntacyo icyo nakushakiraga n'ubundi nkakureka nawe ugakomeza gahunda zawe nta kibazo mbwira nanjye kukureba rero hari bizinesi nashaka gukora hari utuntu nashaka gutunganya nagira ngo untize amafaranga nka 5,000,000 nzazigusubiza mu gahe gato iyo wigira ikibazo yego 5,000,000 sinumva nazibona oya ntabwo nazibona kubera ko hari ibintu maze kuyaguramo ubu nta mafaranga afite urebye ubu ntayo mfite cyakora nareba nkagerageza hanyuma nkareba niba ejo nagutunganyiriza ubwo nzaseka ubwo ndumva waza ejo reka ngende ndebe kuri konti hasigayeho hanyuma nzagusubiza uzabukoze cyane kandi nzagusubiza sanza nimba usohotse ntacyo reka dusohokane Cucu, bite? Umeze neza. Shampiyona ruguru. Bise, Patrick sare ko mbona yazitiye mu kintu gitondo. Patrick sinumvisha ari kumubwira kuri telefone ngo yige kureba wa mukobwa ngo yatubwiraga yakunda. Nandiko giye kureba abantu bakora. Kare. Usubura ubona Patrick ajya kureba abantu bakorana wowe kubizi. Kubera iki se? Abashyushye ngayangwa umukobwa yafunze ariko sinzi umukobwa wari nanjye ngifite amatsiko. Barazana hano se cyangwa no kumusuza bisanzwe. Naragibagiwe. Aho bose ubona gute yashatse umugore? Uso ubona Patrick ashaka ko ubona se wo mu mutwe wose. Bana we. Ako mfite amatsiko kuri Patrick. Amuzana se mukanyesi yatubwiye ko ari agiye kumuzana se. Ndagutegereje pe. Ndagutegereje. Cyane. Ndategereje turebe ko bagira ikibazo. Wagiye kumuzana ibyo bateguye ko twariyo udahari. Kabire berari. Hagenda rero uzambira nabishyize kuri liste niba barishe data nkabaho gutya bagiye kumbona cyane ugomba kumva tugomba uriya mugore kumukomesha ibyacu byose yatwaye tukabigarura ku mugore ubwira wumva ntavunika njyewe bindi mu mutwe cyane bose urakoze kuba unyumviye ubwo gahunda niyo tugomba kubikora sibyo niko bimeze cyane niyo gahunda none se ko wambaye neza none n'ibyari nigeze nambara nabi se ubu niko ariko wowe ubundi ntabwo ujya wumva uhora mu mutwe wawe hatembamo amazi ku buryo utajya wumva ahari kujya ubwenge hagiye amazi ahora agenda nka ruhurura nibakumbwirije muri ntabwo ntabwo ujya wumva nongeye kumureba nongeye kumureba niko igihe nawe yakubwiriye mundihire urambonera ka gasega k'inuza ngo karaza kutwangiriza umunsi urabona ukuntu yarangikiye umunsi urakoze kumunkubitira kazagaruka ngaho kazambona tugendera nguherekeze wangejeje aha ngaha ko nyine ese umuhungu ko ataza kugufata ko ataraza yambwiye nyine ari gusiga wenyine ngo mbere gakomeza kumeze neza ugiye amahoro nzajya nkuvugisha kuri telefone aha nanjye ubwanjye nzajya ngura muhamagare menye ko meza kandi ubu bakubwiramo ngo akakugurana telefone nyine telefone ndaye i Kigali ntabwo njya kugura n'ubundi ari imitungo yacu ntabwo mugura telefone cyane ahubwo rero bigeze hano ngaho rero ngaho shyira mu mugongo genda ndakuhamagara nkubaze ko wagezeyo kandi nanjye nigera ndakubwira ngaho genda urakoze
buriya rero hari igihe mba ndarambatekereza mvuga nti Mana uzahuriza abana banumva kuzagera aho mbabona mukuze bizashimisha cyane ariko Imana asenga buriya izabinkorera nyereke mukuze nyereke abakazana mbona abuzukuru bamvuga ngo Mana sinzapfe ntabonye umwuzukuru ni byiza ni ukuri ako nanjye nzamukwereka shazamunyereke ndabishaka Imana ndabishaka cyane kuko urabona ko ndimo ndasaza saje nta mwuzukuru rwose nababona nibyo mama ariko urumva nzamukwereka kera nta kibazo cya mbere nuko uzamunyereka kuko mba numva mbishaka uzaba ukiriho se nzaba nkiriho kubera Imana nitanga byose ariko mama wari cyangwa mufite imbaraga uzaba ukiriho oya sha ni ukuri muhungu wa ndashaje nuko utabimenya Patrick bite byawe amakuru yanyu ko mudukanze ikari amakuru yayo se Patrick ko nakubuza nagiye nagiye kureba umuntu hano ku muhanda gatoya uyu muntu se uyu nguwo nakubwiraga nisheri ni umusheri wawe se nisheri wanjye njya mubwira ashagiye ngaruka cyaje ubimbwira ko uzanyereka umusheri ariko ntabwo nabyibuka uyu ni mama uyu ni petit frère bibwire urakoze cyane nawe bibwire tumva nishimiye kubamenya banyita Liliane nanjye banyita Patrick n'umuhungu wanjye n'umuhungu wanjye ariko maze iminsi ntari mu Rwanda nari ndi hanze nibwo naje kubasura mbere ko afite umusheri nari nabwiye ngo uzatwunyere kugira ngo nzasubireyo yabura mbonye umukazana manyine niba mukobwa najyaga mubwira cyagiye niba umukobwa wawe mbese niba umukobwa wawe n'umwe mu ruhande niko nabivuga usanye niba umukobwa nabonye ibintu nkakunda mu buzima bwanjye niba umukobwa twahuye nyine ahantu mu cyaro mbona ndamukunze cyane mbere ariko ndamukunda niba umukobwa atigiye nkunda kabisa mba numva mubuza ubwo sinzi ndashinga gukunda kuko bido ya mama ndagukunda sheri yego umuhungu wawe bonyine se birakaze ntacyo narenzaho gusa ibintu byiza nanone mbe muganira reka mbere utuntu hano tukari nta kibazo meza ndaje mbe muganiraho sheri uriya nyine ni mama na petit frère turi munsi rumeze neza bameze neza nimukundiye umuhungu wawe genda tuganire nakumva mama ikintu tugushije nabibonye mbabura n'umuntu njyewe ibintu mbonye nawe waba wabibonye nabibonye mama uriya muntu ntabwo yaba umukazana wanjye nubwo isi yakwiturura uramubonye ubonye isha afite ubonye ukuntu angana Patrick umwana wanjye n'ukuntu yatese abyukiye isaha ashakiye akajya uriya mugore yazamukutira mu nzu ngaho hashobora kuba ari amaso yanjye y'abakecuru mbwira nawe nka murumuna we uko ubibonye mama njyewe nabonye ukuntu areba mpita mbona areba ngomba ko ukina ibintu bita Maria Ortega ijisho rye wagira ngo yahaze urumogi wagira ngo niba abagore baramubari umva uriya ntabwo ashobora kuba umukazana wanjye niba nawe uzi neza ko uzasebye nka Patrick umva mumbwire njyewe mbavome mama njye ntabwo biriya ntabwo ushobora kubyemera reka ngende aho kugira ngo ushake umugore muriya natera ibiti bya avoka iby'imyembe ibya dodo ariko reka imyembe ahubwo imyembe iraryohera reka atera indimu ameze nk'uwabateye ahubwo indimu Patrick nizera ko grave umwana nkuriya niba utajya ku muntu w'umukecuru nkuriya ngo ni umuntu agiye kugira umugore umva nawe niba ari kuri ugiye kuzasebya njye muzatuma mbavaho cyangwa se mbavume Patrick arasebeje umva reka tubyibonere reka mbyibonere ariko mbe ngo ndababaye mfite agahinda mu mutima reka ngende ubwo ngubwo turavugana urumva tujya kuvugana kuri fone ariko ashaka kumubona nanone kwa kabiri ukuntu ndishimye cyane birabaye
ya gusa nyine nakinshimishije muri uyu munsi ndishimye cyane kabiri ariko ntabwo ndaza gutinda gutinda sheri nyine reka buriya tugiye mu nzira ko ari ikibazo duteguriye wenda tuzajya utamwe na ji ntabwo bibaho mwana wanjye agiye kuntera agahinda ntazacyara mu Patrick ariko agahinda si ukugira umwana ukunda akakuzanira umukazana umeze nk'akarashika meze neza mwone gute shiri wanjye akira ngo uherezemo imbwira ibya shiri ubu se waranezerewe uriya ni umukobwa nkunda mu buzima mbese niwe mukobwa nkunda n'uruhande niwe mukobwa nkunda mu buzima niyo ngeze mu muhanda nkatekereza sheri wanjye ukuntu ameze byonyine mba numva ndirindije yego mama none cyongeye cyo mbaza ngo namwise ngo iki namwise sheri switi hani mutima wanjye bombo shokora n'ibindi navuze sheri mama nushaka kumwita na tungurusumu oya numva aricyo wibagiwe oya nawe namwita tungurusumu mama no kurira mukubona we nkunda mu buzima umwite mama njya kuyo nzakunda umukobwa w'umunyamujyi geze muri ku munyamujyi karashika bwo ziza ku muhanda zangaha za California na Matimba je ntabwo bibaho ahantu hose nageze twahuriye mu cyaro kimwe ariko mba ndamukunze cyane uriya mukobwa ati kinyabupfura arubaha aranitonda mama Patrick mu buzima ndababaye babajwe n'iki mama uko mweretse sheri wanjye uko mweretse sheri wanjye cyucincu kwabaje mama Patrick iso ntigeze mbabaza nawe nk'umwana wanjye sinibaza impamvu ushaka kumbabaza uriya mugore ko namubonye ntabwo ashobora kumbera umukazana gute se mama reba amaso afite amaso meza reba ukuntu akanura wagira ngo niba abagore birirwa mu bubari babyinamo uriya ntabwo ashaka kumbera umukazana nubwo isi yakwizengurutse urumva iso ntiyambabaje niwe ushaka kumbabaza ntabwo yigeze nkoze isoni urumva nawe nk'umwana nabyo ntabwo nkeneye ko nkoze isoni Patrick jyewe ubu ngubu kubera agahinda afite ndanagiye nta kintu mvuganye nawe icyo mubwiye cyo uriya ntabwo yambera umukazana uriya ntiyambera umukazana ndabikubwiye none ajya kabikubwiremeye uriya ni umukobwa nkunda mu buzima bwanjye umuntu namubuza nanabuze ntabwo cyane uriya ni umukobwa uriya ni we sheri wanjye kandi ndababaye uriya ni we sheri wanjye nawe tuzana abana mama nawe tuzana abana urumva nawe tuzana abana niko wowe ko mbona wirukanka nk'uwayobye cyangwa nk'umuntu warenze iwabo wirukanka cyane uragiye ujya kureba nde ngiye kureba riri ujye kureba riri ariko wowe uyu mutwe wawe ubamo ubwenge buzima uruzuye cyangwa warasaze nta bwenge na buke ugira ku buryo wirirwa cyangwa uri umutimbwe urinda n'urugo aho ku kigihe cyose muramubwira ngo ndakubajije nsubize nawe kuvugana nawe ugiye kureba nde ngiye kureba riri ukomeze n'urutwe n'utuntu ntamenye twareka n'udupira ngiye kureba riri nta n'isoni mwajya mumenya ibyiciro mugomba kubarizwamo nta soni se muri mu byama waje sheri ni sawa usanze ndi kuvugana na manura ibyo birenge byawe abandi bazamura intoki wowe uri kuzamura ibirenge subiza hasi se nta soni se uje gukora icyama ako sheri nawe uranya wowe ziba nigeze mukunda ryarise nigeze mugiye mukunda byagenze neza aho wagiye ariko uretse umva wowe wa mwanda ca zongera nkubona uzunguza ngo kabutura butagukwiriye bugarutse ahangaha uraje se byagenze neza rero barakwakiriye barakwishimiye yego kunyakira gusa narishimye ndanezerewe ibyo rero nibyo nshaka ko bakwakira bakakwishimira mbese ibyo nibyo nshaka ariko wowe narakubwiye ngo nkorera gahunda neza ubundi wamburanye wowe bito enda ngwino njye kureba ko nguha unaruhuke so nani wasi
shani fresh man. ako petit frere wowe Yo. sigaye mbona wowe na mama wawe sinzi ibyo mwigize Ngize biki se sha? ariya ndabona mutangiye kuzana ibintu byo kwigomeka urumva ibintu byo kugenda hirya kuko kuva wa munsi mwereka shiri wanjye sibyo nabonye ko bibabaje kandi nabonye ko bitabashimishije mama mwereka shiri wanjye aho kunshimira nka mama ambwire ko umukobwa nazanye ahubwo yananiye ababyeyi ko yananiranye habo ko afite ko anatega ngo amaso yo kunda kanura byonyine amaso yose akanura neza Urambabaza reka mbwize ukuri. Urabizi ntago naguhereza. Reka mbwire nk'inciya. Urumva? Ni mama y'Imana uriya ntago ari umukobwa wazana mu rugo ngo tumwemere. Reka mbwize ukuri. Aho yo turi mukobwa umwinjirire. Watereza passport tukaza tuzicaramo bikagira inzira. mbese uriya mukobwa mugeranye izi passport zindi twicaramo uriya mukobwa wamwicaraho wakigoye uriya ntago ari umukobwa. Uriya aho reka mbwize ukuri. Ubundi baramubyaye cyangwa baramuturase. Grafure baramukobwa ni ko wowe na mama ntabwo munkunda kwa mutankunda ntabwo mwakunda umukobwa nawe mutamukunda turi gufata kubwiza ukuri aho ngiye ngo uriya mwana mwinjire urumva natereza passport tuzicaramo gutya bikagira inzira passport uriya mwana niwe mukobwa noneho kangusete niwe mukobwa n'umwe uri n'uruhande niwe mukobwa nkunda niwe n'umukobwa nise amazina yose abaho namwise amazina yose ashoboka yose abaho bro niwe mukobwa nkunda mu buzima bwawe weho bamuguhaye niwe muguhaye ibano wamwemera kandi namwemeye nzamwemera kabiri se none kandi nakwerurire nubwo atuye no kuzabana none ukamugira umugore yewe mukobwa ngiye kuzagira umugore akaba byose byanjye paka ubuzira herezo bwanjye ukamushyira mu rugo nkamushyira mu rugo akabashiri wanjye akaba umugore wanjye akaba byose akambyarira abana tukanarambana tukanasazana nakwerurire uri uramutse umugize umugore yatajya mwirangamimerere tukagusigisha ntabwo abura uwacu ari wowe ari mama wawe mwese muri bamwe kana nigendera n'amazanyu ngenda ariko ngiye mba ngubwiza ukuri ukwigira idaya kwigira idaya ajya kankureke sawa sha ukwirinda gukunda cyane usa sinzi kubibona nabyishimiye kureba neza seka neza sinukuri tugira bwa mbere nabonye reba neza cyane numva ndagukunda cyane yewe nimushe mukunze cyane yego ni byiza gusa nanjye ndishimye cyane ko turi kumwe Patrick, kitebya. Nibyo mama. Wiko wese noneho? Nambaye matuza atayekebya. Neza. Ndibimeze neza. Bari manje kumwe na shiri wanjye. Ite Patrick. Same. Nyanagera ubirira kure wa muganga ufite amafaranga. Ntabwo wicara se? Ntabwo nicara gatoya ntacyo. Umushyitsi se wamwakirije iki? Wabonye ishinzwe wake? Namuhaye jiri ntacyo. Amakuru se mu kazi. Patrick ndabona amatuza y'aba amatuza. Batangiye gukora kese. N'ubukwe butaraba. Si bino ronda bikizwa n'ikimana yanjye. Ubukwe bwo ne. Ngoma Patrick nabigenje. N'ubukwe butaraba batangiye gukora kese nanjye bwanye ndeba. Musuma ko umukobwa mukunda yamakaye nkazanga gute kandi nanjye mukunda. Ibintu we shiri wanjye niyo byose byanje shiri. Ndagukunda cyane. My God. Umva. Nakambe ngiye njye kwiga aho njye kwiga ku byawe. Mama nta kibazo. Nukuri gusa. Reka njye kubitekerezaho cy'u ubwenge ku gihe. Nifashishe n'abandi. Gusa niyo mukobwa nkunda pe. Okay. Kuba umuzanandukanye nawe ntabwo bizakunda kubera ko niyo mukobwa nkunda.